nongeye kuguha ikaze wowe ukomeje nyine kugenda ukurikirana umunsi ku wundi ino YouTube channel cyangwa se muri make uyu muhango wo kugumya nyine ngenda magezaho bimwe na bimwe mu biganiro bigenda bitrading hano hanze cyane cyane mu byamamare, ariko tutirenganyije no muri politiki kuko nabizi ko ibintu biba bikomeje kugenda bizenguruka nyine ari uruca abantu. Dogiteri Nsabe rero kuri video ngiye kubereka ahagana muri no video ari video ngiye kubereka nyine ya Dogiteri Nsabe agatendo yakoze agatangaza abantu benshi Abanyarwanda, Abanyarwanda ndetse harimo na Perezida Paul Kagame ndetse n'umudamu we Jeannette Kagame. Ni video rero ya trading ku mbuga nkoranyambaga igenda ica ibintu TikTok, igenda ica ibintu Instagram, igenda ica ibintu Twitter, igenda ica ibintu Facebook, kuma Facebook page hose ku mbuga nkoranyambaga zose gusa nyine zicishaho ibintu by'amavideo agenda hakorwa challenge dinini yabyo. Ni video itangaje cyane. Dogiteri Nsabe rero mbere yuko tubereka iyo video ubundi reka tubanze twumve ngo Dogiteri Nsabe ni umuntu kese. Dogiteri Nsabe utudukurwa cyangwa se bitinda kura ese arabyiyandikira cyangwa se arabyandikirwa. Reka nyine wumve mu magambo arambuye unareba ino video. Ikintu usabwa no kureba ino video kuko iyo video ngiye kubereka ni video ngufi cyane, ntago waza kumenya ngiherereye muri ino video. Nyine ndabizi ko abantu muba mushaka kumva utuntu twamatsi ko tw'ingenzi, ariko ibyo ntago ari sawa. Reba video yose irangize ukandi like, ujye no muri comment utubwire ukuntu byumva cyangwa se wabibonye, unakande subscribe kuri kunzogera kugira ngo inkuru zose zijye ziza ujye uzumva yoroshye. Mbasaba kunyihanganira habanyemo akabazo gato nyine gatuma ntakomeza kubabwira. Dogiteri Nsabe rero akaba ari umusore w'imyaka 25 y'amavuko, akaba yaravukiye i Musanze, akaba avukana n'abana 5, ari umwana wa kabiri iwabo. Dogiteri Nsabe akaba afite papa we na mama we bose bariho. Dogiteri Nsabe akaba yaragarukiye mu 6 segonderi, akaba yarize isomo bita cyangwa se section bita MCB. Akaba rero yaranakuze afite intego yo kuzaba docteur, akaba naho yakuye izina cyangwa se content yitwa docteur. Akaba yaravuze ngo nitwa Nsabe, ariko reka mite cyo docteur bagiye ba Dogiteri Nsabe. Dogiteri Nsabe rero yatangiye gukina comedy arangije mu 6 segonderi kwiga kaminuza byanze, avuga ati okay kanje nkora utuntu tw'amasegonda. Murabizi ko yakoraga utuntu tw'amasegonda tumwe mugenda munumva tunacishikana cyane. Nyuma rero yaje kugenda akomeza akora, aza kubona akazi ku Irerero TV, iza kumurokita nyine iba yamuha akazi abariyo akoraho nyine atarahura na Kiramani ndetse na timu yiwe bakorana. Nyuma rero yaje guhana ba Kiramani bakomeza kugenda bakorana, ndetse na Dogiteri Nsabe riramenyekana kugeza ubu asigaye akorana na stand up nyine ku YouTube channel agiye atandukanye nka Guinness Comedy, Iwacu Comedy Festival n'izindi nyine agenda akoraho bimwe na bimwe mu biganiro nyine bigenda bitradinga hano hanze. Umusore rero sinshuri nyine bavuze ko yahwenda cyangwa se yagize udukuryo akora Perezida Kagame, akaba yamutungura cyane nyine tukaba twarebwa n'abantu batari bake, bamwe na bamwe tukanabashimisha, ugasanga ni ibintu byiza cyane cyangwa se birakomeza kumufasha kugenda atera intambwe. Yigeze kugira inkunga yisabira Perezida Paul Kagame cyane cyane nyine kumushyigikira. Hari n'ibihuha bigeze kuza ngo yahawe imodoka, yahawe inzu, wigize ngo nayo amafaranga cyangwa se amamiliyoni amenshi. Ibingi bigeze kubihakana cyane. Dogiteri Nsabe avuga ko ibyo ngibyo ari ibihuha. Ni iki Dogiteri Nsabe rero yabaye yakora uyu munsi kikaba cyatangaje abantu benshi. Iyo ni iki ngiki. Dogiteri Nsabe rero akaba yagiye mu rugendo. Ikintu iyo video cyatumye iyo video ngiye kuvuga kuri video nyine ya trading igatangaza abantu benshi. Dogiteri Nsabe ajya ku rugendo, ageze ku rugendo bagiye ku Kivu, yifata video ingana n'amasegonda nka 30. Umva ni ngufi cyane, short video. Amaze kwifata video ingana n'amasegonda 30, ayikora arimo aravuga nyine ya magambo yiwe
muri cya kirimi kiyo bita igikiga cy'abanyamusanze cyangwa se cy'abandi bantu bose muzi nyine bavuga igikiga, ikurikiza nyine amagambo avuga ati ndabashuhuje cyane bantu nyine munikiye cyane cyane abanyarwanda, ati igihugu cy'u Rwanda nyine kiri mu gihugu kigira tourism cyangwa se abarukerarugendo, ni igihugu nyine kinjiza amafaranga menshi cyakuye mu rukerarugendo, kandi mu bintu byinjiza igihugu bivuye mu rukerarugendo n'ikiyaga kirimo. Atari iki kiyaga ntago abantu batagikurikirana, cyangwa se bamwe na bamwe mu bantu batita nyine ku kiyaga, cyangwa se ngo babe bagikurikirana babe bagishyiraho ibikorwa bimwe na bimwe. Ati ikiyaga ntabwo mwigeze mucyubaka, ikiyaga nyine gisa nkaho kidakurikiranwa cyangwa se kititabwaho, ntabwo mwigeze mucyubaka. Ati ndasaba rero abantu mu bishinzwe kuba mwafata ikiyaga cyacu nk'ikiyaga nyine kitwinjiza amafaranga menshi cyane, mukaba mwagisakara kugira ngo nacyo kitazajya kinyagirwa. Muri make nyine yavuze ngo ikiyaga cyinjiza amafaranga menshi cyane, agakurikiyeho niko Gaseke uraje kumve, ati ikiyaga nicyo cyinjiza amafaranga menshi cyane mu rukerarugendo nacyo hamwe n'ingagi n'ibindi, ariko ikiyaga ntabwo mukitaho nyine nk'uko mwita ku ngagi cyangwa se mu bindi binyamaswa cyangwa se mu bindi bintu bikurura abakerarugendo mu gihugu cy'u Rwanda, ntabwo mukitaho. Ati nacyo niba mushaka kukitaho kugira ngo kigumye kimeze neza, mu gisakare kugira ngo nacyo kitazajya kinyagirwa. Numva ko bisekeje cyane, ni ibintu byatangaje abantu benshi imana, numva ko nawe bisekeje. Ibaze udasetse uri muri ino video, nanjye nasetse natembaga. Ubu ngubu niko nifashe ndi kuri microphone kugira ngo nyine mbagezeho inkuru nk'ingi iryoheye amatwi. Nanakubwira ngo urumva ko ari ibintu bitangaje cyane ko bavuga ko ikiyaga se bagisakara man, ntabwo bishoboka. Nkubwira rero ngakanda subscribe kuri YouTube channel kugira ngo ibintu bize kuba byaba uburyohe nyine kurushaho. Nanjye ubu nyine natangaye tu kugira ngo ndagushimiye cyane, Imana iguhe umugisha. Twabanye nyine guhera ku munota wanyu kugeza nyine n'aka kanya n'iki kibanye tu kugira ngo Imana iguhe amafaranga byo kurya n'ubuzima kabisa. Urakoze cyane.